nyumvira ko mananye ubwo rwo rwanye se muri Agaso hano utumya nta n'udutumye abundi se mupanga iki ubundi nyine ni sheri wanjye ngo ni Agaso nyagushira amenyo bajya gutereta runtu utazi no kwimisaba gisa Jesus is Lord. Cyane cyane kigutereta kikubwira ngo ukira Jesus is Lord. Mani ni bigordi koko nta wantu sire ko nakubwiye ngo utatuma pamenya ko waje hano ntabansanzwe uri kuvugana nawe nkubu wari uri kumubwira papa manu uzanyoko mbese reka rero utazi kwimesera ni byose mwabivuganye tutabivugana kumana cya gisaza kigira umuntu tugiye akumuzetaye ukigaye cyo Nose nakureba si uko mbona amatama yabyimbye wabaye iki Hey! igihugu cyawe kigeze guta cyajye gukirana ni Imana isize waje gusakundi waje gusugwagiye he waje gusugwagiye nibijase byinjemo hano What? sheri wanjye ndabona zino nzira ndi kuziyobora Haro shering ugeze heza ngeze ku gahanda kamanuka ko ndabona ngeze no ku gatambi komeza ku kayira kaza no ku mutima ariko witonde hano hari fish aranzonga ewana kambuza amahwemo umva nuhagera atanamenya ko waje ibi nta nubwo ari bumenye ko nahageze Jesus is Lord. ntari bibanguka ibisawa Tanto mundo waje gisuruze mutuye dutu hera amasaha yanageze kabisa we Jagiso Hey! sawa banguka urahita uhansanga Bwana usigaye n'umusigaye wambara kote sinzi nusigaye gwigwirwa mu mana y'isi n'ijuru we Jagiso Karame What? aho kano sha kanze ndaje Karame papa Karame zwana wacyana wakani wacyano sinza kukwisigirirwa mu usigaye unana wacyana umaje kunana wabana we ako papa nako kanaga bari sawa Bafata nanjye twabona ko kuvuga cyane kare wacyane ngiye nzakwirukana ndomaje ko twara kubiwe usigaye wirirwa Jesus! nakwirukana se wakibwawe ndomaje ku rugamba none wundi wakibwawe ngende ukajya kuza mu kambiga murana mu rubi ngeza niba butundikira kingana gutyo shaki ifite ubwawe wakikandi wakimaje no kunanira ngewe oya papa nawe gose ibintu byo kunyirukana uyambabarira gose ngiye burangiye ntabwo uzonyama ko gusuzugura ngiye urimo kutumbaza mutayime baziziki sambe baziziki ngimba naguhamagari ubabari bicari kuburi uri ibintu sigaye haje kuze wibya kuri telefone utagira unagomba numva ni mpamvu kanze ndabitwika kakanya wamuginga si papa twaretse ibyo ngibyo ukambira icyo warumpamagariye bazi
ndetse nari muhamagaye ubwira kwa Jasmine ukabwira akaza ndamushaka cyane bikomeye cyane umukunzi wanjye wabuje kunsura unaza ntarambura ko uvuze ngo iki yego papa kanze nihutaho ihute vuba dore ko umujyana ariko nukangiza saa 10 byakaba bigezeho Jesus is Lord. Sambara ako niho no, oya papa arambwiye ngo vayo ngo tugende ngaragushaka base kunjyana n'ukuntu kujyana tugenda ngo hano nindo hakurangiye naje kuraba muhungu hano utwajagisa unyumvira kumananye ubwo igorwa ryigwanye se muri Jagiso hano tumya nano dutumye abundi se mupanga icyo ubundi nyine ni sheri wanjye ngo ni Jagiso nyagushira amenyo bajya gutereta runtu utazi no kwimisabo gisa Jesus is Lord. Cyo cyari kigutereta kikubwira ngo kira Jesus is Lord. mwana burangiye nibyo mbabwira buragwa Jagiso nubwo ari ukurwa Jagiso yarananira saza aramanira Jagiso yarananira ibyo nanje burangwaye kuzamuka mani ni bigordi koko nta wanda sire ko nakubwiye ngo utatuma pamenya ko waje hano nkabansanze uri kuvugana nawe nkubo wari uri kumubwira papa manu uzanyoko mbese reka rero utazi kwimesera ni byose mwabivuganye tutabivugana kumana cya gisaza kigira umuntu tugenda What? akumuzete ukugayito nose nakureba si ukumbona amatama yabyimbye wabaye iki iki gihugu cyawe kigeze guta cyaje gukirana ni imana isize waje gusakundi waje gusugwagiye he waje gusugwagiye nibijase byinjemo hano What? akushiri buriya nawe wandaburije se ko nteje iviye ubu ko nayizi ko giye kwigira nkabyara ariko ngira nabwiye mo hadakose ibisura ibiki abana bane bafite amaguru bane ndacyaba byarangije Devi nabwira ngo sigeza Jasmine kazamagara abandi bakubonye baza kimuteye segitira ubwana tuzamukubita na mudusura nta kuntu yaba imbwa mu muryango n'ibizima Faustin obraka muzana umukubita bwace gisurwananiye kabisa ubanga igikumiti ari he Terenguriya uri he kuriya